Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi nk'ubundi buzima. Ni byiza kubwitaho ndetse no kububungabunga. Dore bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko ubuzima bwawe bwo mu mutwe cyangwa ubwa mugenzi wawe bitameze neza. Kwigunga, ibibazo byo gusinzira, Kutigirira icyizere, kwitesha agaciro, guhorana umunaniro ukabije, umuhangayiko, kwiyanga, gutakaza icyizere, ububabare bw'umubiri, kwibagirwa bikabije, uburakari, ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge, ubwoba bukabije, guhorana intekerezo mbi ndetse no kwicira urubanza. Ushobora kuba wumvise ufite kimwe cyangwa byinshi mu bimenyetso twavuze haruguru, ariko igihe wabyumvise ntabwo bivuze ko ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Bisaba ko ari igihe ubimaranye igihe kinini cyangwa se bigaruka kenshi, nk'igihe gishobora kuba kiri ku mezi 3 ndetse no kuzamura. Hari ibyo rero, hari inama nziza tujya dutanga, tugira inama abantu z'ibyo ushobora gukora, harimo nko gukora siporo kenshi kugira ngo igufashe, harimo gukora imyitozo itandukanye nk'imyitozo yo gutekereza mu mutuzo meditation. Tujya inama cyane kandi nanone yo kwirinda gukoresha inzoga nyinshi ndetse n'ibiyobyabwenge kuko nabyo byangiza ubuzima bwo mu mutwe. Ikindi kandi nanone mu buzima ni byiza kugira inshuti cyangwa se uwo wisanzuyeho waganira igihe wahuye n'ibyago ndetse n'ibikubabaza mu buzima, kugira ngo igutege amatwi ubashe gusohora ya marangamutima y'umubabaro wahuye nayo. Mu gihe kandi bidakunze kubasha kwifasha, ni byiza kwegera abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuko barahari batwegereye, guhera ku rwego rw'ikigo nderabuzima kugera ku bitaro bikuru by'igihugu. Ariko kandi ushobora guhamagara umurongo utishyurwa 74 94 ugahabwa ubufasha. Twite ku buzima bwo mu mutwe.